Umuco nyarwanda, umwambaro w'abanyarwanda. Narakugendeye njya i Gasabo, ndora ibisiza, ndora amasambu, njya mu mihanda, njya aho banzi n'aho batanzi, ngiye Burayi n'ahandi hose, ariko nasanze burya ibisigo byose bigira isano kandi bijya kuba amahwane. Umwambaro w'abanyarwanda uwusanga mu muco wabo, kandi umuco wabo ukababera intego y'iterambere. Ibi byanteye kugaruka iwacu i Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, ndibaza ntese umuco wacu wahuzaga umunyarwanda n'undi, ko mbona umuco w'abanyamahanga uri kugenda uwuryamira, ahejo ntituzasanga kavuke gakure karande k'umuco nyarwanda kazimangatanye burundu. Nibwo natekereje gushyira zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho. Iki gitekerezo cyo gushyira ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho cyahimbwe nanjye Habimana Jean Claude, kaba umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho riherereye muri Kigali, iruhande rwa CHK na Serena Hotel. Ngunda igice cya gatatu. Ngunda ageze imuhira asanga umugore we umukobwa wa Gacumu yabyaye, nuko Ngunda atera kwa Gacumu kwaka ibihembo. Aragenda abwira Gacumu ati, umukobwa wawe yabyaye, ni mu muhembe. Maze yungama ati, ndabona yagirwa na biriya bigega byombi. Ibyo bigega bikaba binini cyane, barabimuha bagira ngo ntari bubashe kubitwara. Agira kimwe arakikorera, ikindi aragihagatira. Agikenuka mu irembo atangira kugihekenya, agifatana mu kunguri, agihekenya ngoma yose ya Nyarubaka, akizamuka mu gitare, agifatana murambi, agihekenya agisinganirana ikangoma ho kwa Mpamarugamba, agikubitana mu Gakoni kwa Nshozamihigo, agihekenya azanyamagana yose, agihekenya aterera impige ya Muyange. Ageze ku Kinyogoto udukenyerera tujugunya. Ngunda yadukira ikigega yari yikoreye aramunga. Icyo ngicyo akiriye umwanya muto kuko imisaya yari imaze kumenyera, maze agikura ku mutwe agitwara mu ntoki, agitangirana mu bihana kwa Mugunguje, akinyurana mu ngoro ingaragekenya, akigirana Sazange, agisingirana Kinkanga na Buhimba, ayisiga mu kuboko kw'ibumoso. Igihe ageze mu gikirambwa kwa Nyiracunda, ajugunya ubujunde bw'udukenyere munsi y'inzira. Ariko inyota ntiyareka agera iwe, umusozi arawucuba, asanga umushumba adahira inka ze, amusaba amazi yo kunywa. Umushumba yamuha mu gicuba cyuzuye. Ngunda ayabunda mu itama rimwe, yongezwa ndi, ariko nayo amubera iyanga, ntiyashyira inyota. Nuko wa mushumba aramubwira ati, nazanywe no gushokera inka zanjye, sinazanywe no kukuhira. Wa mushumba acaho ajya gushora inka ze hirya. Nuko Ngunda igikenya yicara ku kibumbiro, arakinywa, aragikamya, ajya mu kindi kibumbiro, nacyo aragikonoza, arigata ibyondo byo mu isoko. Ngunda amaze kunywa amazi yose yo mu bibumbiro no mu iriba, ajya mu ibuga araryama, agarika umwogo w'inda. Umushumba amanukana inka ze, aroye mu kibumbiro asanga humye kera. Nuko inka ze zirarumanga. Wa mushumba akebuka Ngunda haruguru ye, aravuga ati, dore ruriya rudigi, henga nze turugabane. Arakunyarukira, amukoza icumu mu ibondo. Bya bizi yanyoye na bya bisaka yatemaguye birahomboka, byose biva mu nda ya Ngunda, bimanuka ku musozi, biwucamo ibikuku. Nuko icyo gihangange gipfa cyishwe n'inda nini. Kuri ubu Ngunda bafite abantu benshi bamukomokaho, ariko yamaze gupfa, abagore be bajya gushaka amazu, bajyana n'abana babo. Abo bana bari abarya inka se, babura ibibatunga, bapfa uruhondobero, bishwe n'inzara. Umuco nyarwanda, umwambaro w'abanyarwanda. Narakugendeye njya i Gasabo, ndora ibisiza, ndora amasambu, njya mu mihanda, njya aho banzi n'aho batanzi, ngiye Burayi n'ahandi hose, ariko nasanze burya ibisigo byose bigira isano kandi bijya kuba amahwane. Umwambaro w'abanyarwanda uwusanga mu muco wabo, kandi umuco wabo ukababera intego y'iterambere. Ibi byanteye kugaruka iwacu i Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, ndibaza ntese umuco wacu wahuzaga umunyarwanda n'undi, ko mbona umuco w'abanyamahanga uri kugenda uwuryamira, ahejo ntituzasanga kavuke gakure karande k'umuco nyarwanda kazimangatanye burundu. Nibwo natekereje gushyira zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho. Iki gitekerezo cyo gushyira ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho cyahimbwe nanjye Habimana Jean Claude, kaba umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho riherereye muri Kigali, iruhande rwa CHK na Serena Hotel.